Ni ikiganiro tubimenye, tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo wabigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mugikurikira kuri BTN TV buri wa mbere guhera ku isaha ya 10:30 kugeza 11:00 ndetse na buri wa gatandatu guhera ku isaha ya 10:00 kugeza 10:30. Mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Twongeye guhikaze kuri BTN TV ni wa mwanya hari ikiganiro tubimenye mugezweho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Mu kiganiro tubimenye cy'uno munsi ndi kumwe n'ishuri Eshuli TV. Abasore babiri hano biyemeje kwigisha electronique babivuye inyuma kandi ngira ngo kwiga cyangwa se kuba wahabwa amahugurwa nabo nta kiguzi basaba. Kiguzi cyangwa se kugira ngo bashe kwigana nabo nuko wajya kuri murandasi cyangwa se kuri YouTube channel zabo baza kubaha ubundi ukiga ukamenya ikoranabuhanga. Nitwa Bernard Sengiyaremye ndomwe mu bakora kuri Eshuli TV. Eshuli TV ni ikigo gikora ibijyanye n'amahugurwa. Dutanga amahugurwa muri electronics, basic electronics na advanced electronics, ndetse no mu zindi domaines zitandukanye cyane nka gastronomy and culinary art, ariko by'umwihariko ubu turi muri electronics. Murakoze, nanjye nitwa Ndacyayizera nkaba ndumwe ubasha kubagezaho amasomo ya electronique ku Eshuli TV. Murakoze. Ndacyayizera ngira ngo namahirwe ku bantu bose b'abatekinisiye cyangwa se ku bantu bifuza kugana umwuga w'ubutekinisiye, mwatangira mutubwira icyo mutuzaniye, icyo mugiye kubwira abadukurikiye dore ko tunabasanze muri mutanga amahugurwa ku bijyanye na electronique. Icyo twabwira abadukurikiye nuko kuri Eshuli TV twabonye ko ari ngombwa gushyira hamwe tugatanga ubumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Muri iki gihe ibijyanye n'amasomo abantu ntibagihurira ahantu hamwe bitewe n'igihe turimo cya COVID, aho yatangiriye guhura n'abantu byagiye bigabanuka, ariko twari dufite ishyaka, intumbero ryo gusakaza ubumenyi bugiye butandukanye. Rero aho twahisemo gukora YouTube channel yitwa Eshuli TV, duhitamo kujya dutanga amahugurwa n'ubundi tureka kubihagarika, dutangira kujya tuyatangira kuri YouTube channel. Dutanga muri basic electronics na gastronomy na advanced electronics, aho twigisha gukora ama device ari electronics nka televiziyo n'ibindi bigiye bitandukanye. Wenda kuba dukurikiye ashobora kwibaza ati se ko electronique ko mwigishiriza kuri murandasi kenshi dusanga ururimi tutabasha kumva neza. Niki kintu mwakoze ku buryo nibuze buri muntu wese yaba urubyiruko nuta cyangwa se n'abandi bantu batabasha kwisanga muri zino ndimi z'amahanga babashe gukurikira amasomo yanyu, cyane ko byanagaragaye ko abantu benshi bakora akazi k'ikoranabuhanga cyangwa se abatekinisiye dusanga hano hanze hano baba tumva ziriya ndimi neza. Icyo twakoze amasomo dutambutsa tuyatambutsa mu Kinyarwanda. Ayo tugenda dushyira mu Cyongereza ni makeya ugereranyije nayo mu Kinyarwanda, kubera ko hari abatekinisiye benshi bakora electronics ariko ubusanga bataragize mu mahirwe yo kwiga, kese bakaba batafite amahirwe yo kumva izo ndimi z'amahanga. Niyo mpamvu twahisemo gukora aya masomo tukayashyira mu Kinyarwanda kugira ngo tubashe kubagezaho ayo masomo babashe kubyumva mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ngira ngo nabaza na mugenzi wa Seti ngira ngo ariko hano watubwira amwe mu masomo mwahisemo muyahitamo kugira ngo nibuze wenda abanyarwanda bayakurikire muri rusange n'abandi bantu bari hirya no hino ku isi. Fasha n'abanyeshuri basanzwe nabyo birabafasha. Dufasha n'abanyeshuri gutegura ama projet, yaba abari muri kaminuza ndetse n'abari muri secondaire nabo tubafasha gutegura ama projet. Ni muri ubwo buryo twahisemo kwibanda kuri electronique muri iyi minsi. Yego. Hari ibindi se mukora bitari bino bya electronique, hari kandi kazi musanzwe mukora? Yego, n'ubundi akazi twebwe dusanzwe gukora na akajyanye na electronique. Ane ngira ngo nawe urumwe mu batekinisiye bagize amahirwe yo kwiga muri Electech. Muri Electech kuki ariho hantu wahisemo kujya kwiga? Mpamvu ariho nahisemo nuko ariho nabonye publicité yabo, mbona barubatse izina kandi mbona ko bafite ibikorwa byagutse cyane, bafite no kuba bahangana ku isoko ry'umurimo, bafite nyine ubumenyi buhagije
kandi bakuyeho ikintu cyo kuba rya zina ryaje ku batekinisiye bavuga ngo abatekinisiye ni indyarya. Icyo cyo nabonye cyo cyatumye maza nuko bo bari barabanjije kubisukura, nicyo cyatumye mpita mfata icyemezo cyo kuza kwiga muri Electech. Mu gihe kitari gito kingana amezi 3 maze muri Electech, niki kintu waba warabigiyeho kugira ngo nabo bashe guhangana ku murimo hanze hano? Ikintu naba narabigiyeho ni ugukora ntabwo bafite, nkabasha gukora nkakorera umuntu neza ibyo yansabye, nkirinda kumuryarya nyine nkamubikamo icyizere kugira ngo mbashe kwiyubakira izina. Usibye kuba warahuye n'abatekinisiye n'abarimu muri Electech ndetse ugahura n'abantu batandukanye, uyu munsi wagize amahirwe yo guhura n'abatekinisiye bashyashya utari warigeze ubona muri Electech. Ni iki wabigiyeho? Bagufashije iki? Bakongereye ubuhe bumenyi muri wowe? Ikintu banyongereho ku bumenyi, banyigishije gufungura televiziyo, banyigisha gufata ikarita ukayihuza n'amatara yo muri flati, televiziyo yawe ikaba yabasha kwaka. Banyereka uburyo bapima amatara ko ari mazima cyangwa se afite ikibazo, banyereka n'uburyo wabasha gukemura icyo kibazo. Ubu aho ugeze hano urumva niki wakora nawe ukavuga uti aho bigeze nanjye nabaho nk'uko bari babayeho? Ni byinshi cyane nakora, televiziyo nayikora, mashini, kamera n'ibindi byinshi, na radio nayo nayikora. Niye message waha abari n'abategarugori bitinya bakavuga ko electronic ari umurimo w'abasore ko bataza kuyikora? Ikintu wenda nabwira nk'abari bo cyane cyane nibo nibandaho, kuko hano muri Electech sinzi abakobwa babasha kuza kwigamo ni bake cyane, sinzi niba navuga ngo no kwitinya ku kibariho, ariko nababwira yuko batinyuka bakaza kwiga muri Electech, bagatinyuka be kuvuzajya bavuga ngo ibiriya ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikaze, tubiharire basaza bacu. Nkaba nababwira ngo nibitinyuke baze twige electronique, tubashe kugira icyo twigezeho, dufashe n'igihugu muri rusange. Turagushimiye, ndumva uri n'intyoza, amahirwe y'amasaha mu gukora akazi kawe ka electronique. Murakoze. Nkuko mwakomeje kubibona, turacyari muri ICT Electronic and Computer Technology, ni ishuri riherereye mu Kimisagara hagati ya station n'isoko rikomoka muri Electech nyirizina. Muri Electech ni handi bakwisha gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga mu gihe gito cyane, ugahinduka intyoza bakwisha gukora televiziyo, radio, telefone, amashanyarazi n'ibindi byose bikomoka ku ikoranabuhanga. Ngira ngo turacyari mu ishuri n'ubusanzwe, aho dusanga abanyeshuri bari muri stage, aho biga gukora amaflat n'ibindi bikomoka ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Hari undi duhe nawe yagira icyo tubwira mu bijyanye n'amasomo amaze igihe afata muri Electech. Nitwa Bushake Marke, niga muri Electech. Uyu munsi twize amasomo yadufashije kumenya aho uko twafata flat tugateramo ikarita mu gihe bibaye ngombwa, ndetse no guhuza programme zayo, software niyo karita tuba dushyizemo kugira ngo bikore neza. Murakoze. Bushake, niki wabonye kuri uyu munsi wize kitari gisanzwe mu bumenyi bwawe wumva kizagufasha hazaza hawe? Ikizamfasha ni ugukoresha ikoranabuhanga. Nize ukuntu dukoresha ikoranabuhanga, tukajya kuri Google tugasacinga amasoftware, tureba marike za flat, tukareba tukavanaho soft dukenera gukoresha, kuko muri no minsi ibikoresho byinshi bigenda biza biba bikeneye gukoresha kujya ku ikoranabuhanga, ukasacinga ukareba ibyo ukeneye gukoreshaho mu isi tugezemo y'iterambere. Murakoze. Njya kuza muri ICT nabitekerejeho igihe kinini, kuko nabonaga hanze aha imikorere yaho, nkabona abantu ibiryo bakora, nkabona nta bumenyi buhagije babifiteho. Ndavuga nti ngiye ntago najya gukora akazi ndabeshya abantu, ndabareka ngende nige sobanuke, menye ibintu uko bikora, ibintu byose ubu nabona nabasha kwiyadabuta nkabikora bitewe n'iki nabyize neza, mbyiga byimbitse, mbyinjiramo neza, ari televiziyo, ari radio n'ibindi byinshi cyane nabasha kubona, nabasha kwiyadabuta bitewe nuko nabyize neza muri Electech. Murakoze. Computer numva nkora cyane computer kurusha ibintu byose bibaho. Niki cyatumye uhitamo kuza kwiga muri Electech? Ikintu cyatumye nza kwiga muri Electech, nashatse gukora ibintu kinyamwuga pana byane byo usanga abatekinisiye bakora ibintu batize, ugasanga ukora ibintu n'amatwika ibintu by'abakiriye. Naje muri Electech nje gukora ibintu kinyamwuga, kandi narabibonye n'ibyo bintu nasanzemo narabirangije. Nuhe buryo wumva ko ugiye guhangana ku isoko n'abatekinisiye? Niki cy'umwihariko ugiye gukora hanze hano
kizatuma abakiriya bakwiyoboka kuruta uko abandi bantu bari ku isoko hano? ikintu cya mbere umuntu amanza gukora kumanza kubaka izina n'ubwitonzi ukareka n'ubusambo. nkabona hari abatekinisiye bagiye banduza izina ry'abatekinisiye rituma abandi bose babigenderaho. ikintu cya mbere ni ukubaka izina, ukubaka icyizere kandi ufite n'ubumenyi. kubatse icyizere nta bumenyi nta kintu byaba bimaze. Niki wigiye muri Electech nk'abantu bamaze igihe kitari gitoya bakora ibikoresho by'ikoranabuhanga? ikintu nigiye muri Electech nagiye mbonamo ibikoresho byinshi bitandukanye, amaprinter, amateleviziyo manini cyane. nk'ubu nta televiziyo nge ntatinyuka gukora cyangwa se gufungura na bimwe byo ku muhanda binini nagiye mbibona. Ariko muri Electech nabonye ari icyizere kabisa, bafite icyizere. abantu benshi cyane barabazi. umuntu ava n'Icyangugu akavuga ngo nje gukoresha kwa Electech, nagaruka kuvuga ko kuva Icyangugu ugakata imihanda yose n'abandi batekinisiye bahari. mbona ari ubumenyi n'inunza mbese n'uburyarya batagira, sinzi uko nabivuga. n'ubumenyi bwinshi bafite n'umwihariko wabo bafite bakoresha. Siboniyo turagushimira ko tubaze n'umundi. Turacyari muri Electech aho bafite ishuri ryitwa ICT Electronic and Computer Technology, aho aba basore bo muri Eshuli TV bari baje kudufasha kongera ubumenyi abanyeshuri biga muri Electech cyangwa se muri ICT. Ngira ngo nkuko twakomeje tubabwira, iki ni kiganiro tubimenye mugezweho na Eric Nshimana ku batanye na Electech ndetse hamwe na Good Life Reflexology and Massage Center. Nivyo rigufasha kugira ngo ubashe kugarura ubumuntu bwawe, aho bafite imiti myinshi itandukanye ibasha kugira ngo ubeho neza. Ngira ngo nta handi warisanga ni Kimironko ku muhanda umanuka ugana kwa Mushimire, ahantu ugera mu masangano uhitubona icyapa cyanditseho Good Life Reflexology and Massage Center. Eshuli TV batwishe byinshi bitandukanye kandi ngira ngo abanyeshuri bize kandi baranamenya. Nabo ngira ngo nawe uramutse ukeneye kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga wabasura ku mbuga zabo baza kuza kuduha mu kanya kari imbere. Ariko hano wakwibaza uti aba basore bakiri batoya n'imyaka mike ni gute bafashe ya mbere kugira ngo bigishe electronique kandi bayigisha ari nta kindi kiguzi basabye umuntu ukeneye kwiga? Kugira ngo Bernard nawe yakomeza atubwira uko itekerezo cyaje n'uburyo yumvaga. Igitekerezo cyaje ndi kurangiza kaminuza, aho nabonaga twarize ibintu bitandukanye kandi bikomeye, ariko nkabona ngeze hanze donc numvaga mfite ishyaka ry'uko ubumenyi nabonye bwari ubumenyi buri ku rwego rwo hejuru, ariko nkumva hari n'abandi bantu bakwiye kububona. harimo aba electroniciens bakora ibintu bya electronique ariko badafite wenda mvuge badakora ubushakashatsi ku rwego rwo hejuru kandi bafite. Ugasanga umuntu niba azi gukora radio umwaka urashize, umwaka undi uratashye, azi rwa rwigarirwa kiriho, ahora kuri ibyo updating. hanyuma ngira icyo gitekerezo ndavuga ngo reka ubumenyi mvanye muri kaminuza mbusangize n'abandi, kuko nanjye nagendaga niga kuri YouTube cyane cyane nkabona abahinde, abanya-Singapore, ibi bihugu biri gutera imbere bifite electronique, nkabona barayisangiza abandi. ndavuga ngo rero ibi bintu nize reka mbishyire ku isoko no mu Rwanda tuzamure electronique, uko ari byo bintu nayo nize kandi mbona isi tugenda twinjiramo irushaho kuba electronique cyane. ndavuga ngo reka bisangiza abandi, twese dukore electronique. Bernard, hano wakwibaza uti ko ibintu bya electronique ni ibintu bikoresho babihenze, urabize amascreen arahenda n'ibindi bikoresho bitandukanye dusanga muri electronique, amafaranga yakura hehe yo kugira ngo bashe kwigisha kandi koko usobanura ibintu abantu babyumve? Amafaranga no, iyo ufite umutima wo gufasha abantu ntago bigora cyane. mu bushobozi bukeya uba ufite uragerageza, nyine ndagerageza mu bushobozi buke mba mfite ibyo mbashije kubona hafi nkabitanga, hanyuma nkagenda negera n'abantu nkamwe mba mufite ibigo bikomeye mukaba mwamfasha muri ubu buryo nk'ubu bwose, mukampa ku bikoresho no mu bundi bushobozi nyine bugenda buboneka. nta hantu navuga nkura amafaranga, nuko mfite umutima gusa wo kumva ko nasangiza ubumenyi mfite n'abandi. Yego, mbere yuko utangiza kino gikorwa ndetse ntashidikanya ko kigeze kure, uba wumva ko ku musozo wacu cyangwa se intego yawe nyirizina wumvaga ari iyihe, ku buryo umunsi bizagerwaho uzavuga uti icyo nifuza kugeraho nkigezeho? Intego nk'uko turi mu gihugu kiri mu muvuduko w'iterambere,
intego ya Eshuli TV ni ukuzamura electronics, tukaba twahindura izina abantu babona abatekinisiye baba electroniciye bakabona nk'abantu bari aho bakora ibintu biciriritse nkabishyira ku rwego mpuzamahanga. U Rwanda tugenda turumenyekanisha muri electronics ari ibintu byiza. Imwe muri vision tuba dufite no kugira ngo tumenyekanishe electronique mu Rwanda. Ikindi dufite intego yo kumenyekanisha amaproje. Urareba muri za kaminuza abanyeshuri bakora proje zitandukanye kandi ukabona ni proje nziza yagirira umumaro muri societe yo hanze, ariko ugasanga bayikoze kuri papasi yo kugira ngo babone ayo manota cyangwa se donc ntibabone uburyo bwo kubasha kwigeza hanze ngo nabarwiyemeza mirimo nkamwe mwe mwabasha kwibona. Ngira ngo ikiganiro cyo kirakomeje. Nge ndi Eric Nshimimana, hano hari n'undi musore turi kumwe nawe, ntago ari Bernard gusa. Nyuma yo kuba muri kuri Eshuli TV, ahandi hantu umuntu yabasanga cyangwa se niba hari izindi mbuga nkoranyambaga umukoresha, cyane ko u Rwanda narwo ntirwasigaye inyuma, turi mu muvuduko cyangwa se w'iterambere, aho ushyira ikintu kuri za murandasi hirya no hino buri wese akagisangayo utagombere kukimushyira. Kuba muri Eshuli TV, ahandi hantu mubarizwa, ahatuma mubona akazi cyangwa se ahatuma mubasha kubaho nk'uko ubuzima budutegeka ko tugomba gukora kugira ngo tubeho, nihe handi twabasanga? Murakoze. Ahantu wadusanga adresse ni kuri telefone. Mu gihe udukeneye byihutirwa turaza kubaha nimero za telefone zacu ngendanwa. Ahandi tuba turi ni mu kazi muri King, ni ku Gitega. Akenshi niho tukunze kuba turi cyane imwe tutari muri company yacu ya Eshuli TV. Biroroshye ko waza ukatureba ukatubwira ikibazo ufite twagufasha unyuze kuri za adresse zacu. Ngira ngo nawe kuri iki kiganiro tubimenye, ngira ngo kuko nitubimenye nkuko mumaze kubimenyera, twababwiye yuko tuzatubagezaho byinshi kandi bitandukanye. Tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro byerekeye ku ikoranabuhanga, kandi kuko tuzamenya ko twamenye ko abantu benshi ibyo dukoresha byose, televiziyo tureba mu rugo, telefone ngendanwa, radio twumva mu rugo, byose ni ikoranabuhanga. Niyo mpamvu twashatse kugira ngo twegere abantu b'abahanga cyangwa se abantu basobanukiwe ibintu by'ikoranabuhanga kugira ngo batugezeho byinshi bitandukanye, uburyo bikorwa n'uburyo bigenda bikoreshwa. Ngira ngo twanabasezeranyije ko mu minsi iri imbere tuzagenda tubasobanurira buri gikoresho cyose cy'ikoranabuhanga, imitandukanyirize yacyo n'ikindi, imikoreshereze yacyo, ndetse n'uburyo bipfa, n'uburyo kandi wakwirinda ko byakwangirika biturutse kuri wowe. Muri make ni uburyo kugira ngo dufate neza ibyo twahashye, kugira ngo amafaranga kubikoresha cyangwa kujyana mu bindi twe twabayabyaza umusaruro ku bindi bikoresho dusanzwe dukeneye. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko ntabwo nasoza ntavuganye na mugenzi wacu cyangwa se umwe mu batekinisiye, abana bakiri bato biyemeje kwigisha urubyiruko ndetse n'abantu bakuze kumenya ibikoresho by'ikoranabuhanga. Hari icyo yabwira abakunzi be n'abanyeshuri be muri rusange kuri Eshuli TV? Icyo nababwira nuko ibibazo byose abadukurikiye bose bagenda bagira tubikemura, baba banyuze kuri Eshuli TV cyangwa se kuri za adresse twagendaga tubaha. Ikindi kandi ntabwo dufasha abanyeshuri gusa, kuko n'abatekinisiye turabafasha. Hari n'abajya baduhamagara bakatubwira ibibazo bafite, nabo tukabafasha. Nta kindi kintu wabwira se abanyeshuri bawe? Icyo nabwira abanyeshuri ntabwo bagomba gucika intege, bahozeho mu byo bakora byose kandi bakore electronique kinyamwuga, atari ibintu byo kuvuga ngo barashakisha. Nibyo bizabaha amahirwe yo kwiyungura mu bumenyi ndetse no gutanga neza serivisi mu bijyanye na electronique. Ngira ngo nongere mbibutse abari badukurikiye yuko aba basore cyangwa se bari bo muri Eshuli TV bari muri Electronic and Computer Technology, n'ishuri riherereye muri Electech Kimisagara, aho bari gufasha abanyeshuri bamaze igihe kingana n'amezi 6 biga bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, harimo amatelefone, amaradiyo. Nawe aho uri hose ndakurarikira ko waza kwiga muri Electronic and Computer Technology, n'ishuri dusanga muri Electech Kimisagara. Ngira ngo nabo ni abantu bafashe ya mbere mu kwigisha abanyeshuri kwiga gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Nawe rero aho uri ntuzigirirwe wibaza uti se nakwigira gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga hehe, nakwiga gukora computer nyuze hehe, cyangwa se televiziyo, amatelefone, bya bikoresho byose dusanga mu ngo zacu. Electech nabo ntago baba batanzwe, ngira ngo nabo barakwigisha mezi 3 gusa ugahinuka intyoza. Good Life Reflexology and Massage Center ni ivuriro rigufasha gusubirana ubuzima bwiza. Ngira ngo kuba kuri iki kiganiro mwese ndabifuriza kugana iryo vuriro, aho bagufasha gusubiza ubuzima bwawe. Ngira ngo udafite ubuzima nta kintu waba ufite.
ariko mu gihe ufite ubuzima buzira gukora akazi kandi bikagenda neza. Kandi nabo abagabo bumva badafite intege, bafite gucikagurika cyangwa se uraribwa mu nda, uraribwa mu mugongo, ufite indwara za hato na hato utazi, gana ivuriro Good Life Reflexology and Massage Center bagufashe gusubiza ubuzima bwawe ibumuntu, ubundi ube mwisi nshya, ube mwisi ifite ubuzima buzira umuze cyane. Bagufasha n'imiti itandukanye nkuko mwakomeje kubibona mu mashusho. Ngira ngo uramutse wumva hari amavunane, uburwayi runaka cyangwa se mu nda ntihameze neza, bafite imiti itandukanye igufasha gusubira ibumuntu. Ngira ngo nanjye nka Eric Nshimimana nari hano kugira ngo mbafashe gusobanukirwa n'ibikorerwa muri Eshuli TV ndetse no muri Eric Tech nyirizina. Uryoherwa n'ibiganiro BTN TV komeza gutegurira ikiganiro cyo naho utaha. Kandi nkwibutse ko uramutse ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe, uri umucuruzi, ukora kandi kazi, ni ikigo cy'amashuri n'ibindi bikorwa byose waba ukora, watugana dukora kuri BTN tukafasha kwamamaza ibikorwa byawe. Nicyo nahagaruka, yari Eric Nshimimana. Hari ivuriro ryiza nzi ryitwa Good Life Reflexology and Massage Center rikoresha ubuvuzi bugezweho, rikanakoresha uburyo bufasha umubiri kwirinda no kurwanya indwara zikomeye. Zimwe muri izi service batanga harimo consultation, reflexology, massage therapy, aromatherapy, hydrotherapy, dietotherapy ndetse na counseling. Tugufitiye kandi imiti itandukanye irimo manpower, umuti ufasha abagabo bagira intege nke, abarangiza vuba, abikinishije n'ibindi. Hari uwitwa woman power ufasha abagore batagira ububobere n'ubushake ukavura ama infection n'ibindi. Hari uwitwa sock powder uvura imitsi ugasohora imyanda ndetse ukanagabanya ibinure mu mubiri. Wadusanga Kimironko hateganye na Bloomberg Hotel hafi na bar Sangano. Dukora iminsi yose kuva saa 9 za mu gitondo kugeza saa 2 z'ijoro. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000, ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu? Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT, Electronic and Computer Technology, rikorera mu mujyi wa Kigali. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye ritanga icyizere cyo kubona. Tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo wabigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mugikurikira kuri BTN TV buri wa mbere guhera ku isaha ya 10:30 kugeza saa 11 ndetse na buri wa gatandatu guhera ku isaha ya 10 kugeza saa 10:30. Mukigezwaho na Eric Nshimimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe.